mu bantu rero bakugenderera hari aba bagendana imbaraga mbi n'imbaraga nziza. Izo mbaraga rero barazigusangiza kimwe nuko nawe uzigendana ushobora kuzibasangiza cyangwa se zikaba zituruka mu bakurambere bawe. Ibyo bita entities ni ama esprit demoniaque aba ari ku muntu ariko nyine ntabwo tuyabona n'amaso yacu, ariko ku muntu usenga hari ahantu ugera ukavuga utanu nta nubwo nahamara iminota yego. Niyo mpamvu hari umuntu ugusura ariko ariho umwuka mubi cyangwa se ariho abadayimoni ariho imbaraga mbi, yagusura ukumva yataha vuba rwose kubera ko yakubangamiye, yahagera ukavuga utarataha ryari koko. Ugiyumvamo utangira kumererwa nabi, nta muntu uricara nk'iruhande gutyo ukavuga uti mana mbabarira mve hano, ariko ibyo ubisobanukirwa ari uko wagimaze kugera mu mwuka hano uvuga uti hano hantu hari ikibazo. Aba yakubangamiye akaba no gusura ukumva ntibifuza ko yataha. Burya abana cyangwa se amatungo n'izindi nyamaswa zimwe na zimwe zibasha kuvumbura umuntu uriho umwuka mubi n'umuntu uriho umwuka mwiza kurusha abantu bakuru. Uzarebe hari ahantu ujya ujya abantu bagaterura umwana, bose bagaterura umwana, hakabaho umuntu umuterura karira uriya muntu rero mujya simvuze ko wenda ari bose, ariko uwo muntu ujya umugendera kure, kuvuga ngo abana imbwa uki ntago basiporta abantu babi. Urugero hari nk'umuntu uterura umwana wawe, umwana rwose agasusuruka agaseka cyane, ahubwo washaka no kumusubiza nyina ugasanga umwana arimo arabyanga kubera ko uwo muntu ariho umwuka mwiza. Ariko hari umuntu ushobora guha umwana indura akayiha umuntu kandi babyiyumvamo bamushyira nko ku wundi muntu wundi utari na nyina atarinde umwana agaceceka. Uwo muntu rero uyigendera pole pole ukamugendera kure, ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite umwuka mubi cyangwa se afite yenda n'amaraso n'ibintu bibi wowe utashobora kumenya. Bitabujije ko umwana ashobora kubangamirwa wenda n'ibindi. Urugero ushobora nko kumuha umuntu ngo amuterure kandi uwo mwana wenda afite inzara akarira kubera ko uri kumuha ikintu adashaka ako kanya, arimo arashaka konka wowe uri kumuha umuntu ngo amuterure, icyo gihe ashobora kurira cyangwa se arashaka ibindi. Ni ukuvuga kuba waterura umwana akarira ntabwo iteka ryose bisobanuye ko uriho umwuka mubi, ahubwo hari igihe wenda n'umwana we aba afite ikibazo akaba yarira. Ariko akenshi bijya bibaho yuko umuntu uriho umwuka mubi iyo agiye gufata umwana, uwo mwana ashobora kurira ko ahita abibona. Abana baba bakangutse cyane kuturusha, umwana avuka yaramurikiwe, ahubwo kumurikirwa bikagenda bisinzira. Niyo mpamvu rero akiri mutoya agifite za mbaraga zo kumurikirwa, iyo abonye umuntu uriho umwuka mubi ahita abibona, ahita abimenya.